Zaririmbisha Zaririmbisha Impundu nyinshi Agaki Kamuye Uko ndushaho kumwegera amaso yanjara umuga anzirikira ku birenge byiwe ko numva amagambo angomeza umutima wanjura zaririmbisha Imundu agakiza kamuya ukondushaho kumwegera amaso yengara umuga azirikira ku birenge byiwe ko numva amagambo ahobeza umutima wanjye haleluya zaririmbisha Imundu agakiza ke kamuya ukondushaho kumwegera amaso yengara umuga azirikira ku birenge byiwe ko numva amagambo angomeza umutima wanjye Hallelujah. Yes. Kondushaho kumwegera amaso yanjara arahuka anzirikira ku birenge byiwe ko numva amagambo angomeza umutima wanjura mukunda zaririmbisha Imundu agakiza kamuya ukondushaho kumwegera amaso yengara umuga azirikira ku birenge byiwe ko numva amagambo agomeza umutima wanjura zaririmbisha ukondushaho kumwegera amaso yengara umuga azirikira ku birenge byiwe ko numva amagambo angomeza umutima wanjura Yes Lord Oh, yeah. Yes, Lord. Shimwa kwimiruho yanje yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyuzuza igishingiro umurava kumbabarira sezerano dufitanye n'inkingiza hera ku birenge zaririmbisha
kuko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka azirikira ku birenge byiwe ngo numva amagambo mutima wanjye urakuka. turagukunda Yesu, turagukunda Yesu, kwagaranyo Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus Christ. Turagukunda Yesu. Je t'aime, Seigneur. Turagukunda Yesu. Ukwiriye urukundo rwacu. Ukwiriye affection yacu. Ukwiriye kuramywa natwe. Ukwiye kwererezwa natwe. Ukwiriye guhimbazwa natwe. Twebwe wababariye ibyaha, twebwe wakuye habi, twebwe wagiriye ibambe, twebwe warebye n'ibyo tudafite, twebwe warebesheje amaso atari nk'ay'abantu baturebesha, natwe ubwacu ntitwibonye nk'uko waturebye. Mwanditsi yaravuze ngo wasanze twigaragura mu ivata, maze uradutabara utunyuzeho, uravuga ngo nitubeho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yes! 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 Umwana w'Imana, ganiriza imitima yacu, twigishe kandi twebwe abakene, dukeneye kukumenya, dukeneye kumenya uriwe, dukeneye gusa nk'ukusa, dukeneye urukundo rwinshi, dukeneye kuba nkawe, twiteguye kwigishwa nawe. Reka icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Dushimire Azafu, Yesu abaho umugisha mwinshi. Sabe badufashe guprojeta ibyanditswe tuza gusoma. Nanjye uyu munsi nkoreshe hano. Yego, kuri kabine niba biza kudukundira vuba, badufashe gusoma ibyanditswe tuza kuganiraho kuri uyu mugoroba. Turimo turaganira, mbibutse intego ni yayindi, kubaho ku bwa Kristo hanyuma ntugire ute. Naravuze ngo icyo cy'Imana yarakitubabariye ku munsi wa mbere, kuko tubiziranyeho twese ko twamukojeje isoni. Yaratubabariye, ahubwo nkuko yavuze ntajya dutsinda, aradutsindishiriza. Ntabwo agamije kudukoza isoni, yarazambaye. Niyo mpamvu adushyiraho Nezeza Ijuru ngo twongere tuganire, twige kutamukoza isoni kandi koko tumubereho. Reka dusome ibyanditswe niba babituboneye, hanyuma dore icya mbere turasoma mu Bami ba mbere ba kabiri, mu mbabarire, ibice 10 ibice 7 umurongo wa mbere. Iyi nkuru niza kudufasha neza kumva kuberaho Kristo. Ndabizi bamwe bari kwibaza ati noneho atujyanye gute mu isezerano rya kera. Yego, nkuko yabivuze Pasteur Didier, Bibiliya yose ivuga Yesu. Bibiliya tubwira muri Luka 24 murongo wa 24 agabisubiramo ku murongo wa 44. Ndavuga Yesu ngo nuko amaze kuzuka mu bapfuye, ngo abigishwa be abungura ubwenge, ngo kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ngo ibyanditswe kuri we mu mategeko ya Mose, ibyanditswe kuri we muri Zaburi, ibyanditswe kuri we no mu buhanuzi. Hasigaye iki? Ni ukuvuga ngo uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe ni Yesu Kristo bavugaga. Uwo munsi nibwo Petero, nibwo Yohana, icyo gihe nibwo basobanukiwe neza Masiya. Imana yacu ishimwe. Rero ni iyi nkuru burya ivuga Yesu. Reka tuyisomere rero. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingenzi izagurwa shekeri 1, kandi indege 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. Ariko umutwaro umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho,
kandi ubwo hari abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravuga bati iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuza dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose ni ugupfa. Mu kabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu ururimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami w'Isiraheli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba, hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugerero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Nuko ababembe bageze aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati ibyo tugira ibisi byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza. Tukicecekera niturinda ko bucya tuzagebwaho n'urubanza. Kuko nimuze tugende tubwire abo mu murwa rw'umwami, mu rugo rw'umwami. Amen. Cyanditswe cya kabiri, mwihangane dusome Bibiliya. Paul yaravuze ngo mujye musomera abantu Bibiliya, niko yabwiye Timoteyo. Reka twongere dusome Abakorinto ba kabiri ibice 5:14. Haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye. Murongo wa 15, murongo wa 15, banza ariko ntawuvuze, ndabarenganya nimutabona twe aha n'ubundi ntabwo nawuvuze, ni ugiye kongeraho. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Amen. Nkuko twaganiriye ku munsi wa 5 ndetse duhere ku wa 4, Pastor D atwigisha, atubwira impamvu, atubwira kubaho ku bwa Kristo mu by'ukuri bivuze iki. Atubwira ibintu bitatu, atubwira icyo bita guhitamo, kubaho ku bw'inyungu. Icyaka nyibutsa Pastor, icyambere nicyo nasimbutse. Icyambere ngira ngo nyibutsa Pastor, Cooperative. Iki icyambere kuzana itandukaniro, icya kabiri kubaho ku bw'inyungu, icya gatatu kuguhitamo. Nanjye ku munsi wa 2 twaganiriye icyadushoboza, koko ni iki cyadushoboza kubaho ku bwa Kristo. Twaganiriye iki? Inyungu. Twaganiriye ku nyungu. Narababwiye ngo ntabwo bishoboka, nta muntu n'umwe ubaho wabera hundi, ntibishoboka. Kandi namwe murabizi neza, kubera hundi nicyo bita ubucakara. Ubucakara niwo murimo mubi ubaho ku isi. Icyaha cyakorewe inyoko muntu kitigeze gihanwa no gukoresha umuntu bucakara. Gukoresha umuntu bucakara, isi y'ubu ya 2021 igerageza, ndavuga ikinyejana, igerageza kurwanya ubucakara. Ubucakara si umurimo mwiza, uretse Yesu wenyine watinyuka kuvuga ngo tumubereho. Naravuze, hari umuntu wanditse, nabisomye mu gitabo cya Rikorene, aravuga ngo kugira ngo ubereho umuntu ubuzima bwawe bwose, ngo icyaruta wamupfira. Iyi ni SENGA umugabo yavuze, aravuga ngo niba hari ikintu kibi kibaho ni ukubaho ubuzima bwose ubereye hundi, icyaruta wapfa kubwi. Yego twaganiye turavuga ngo nyamara nubwo tuvuga dutyo, twese tubereyeho ibintu kanaka. Bamwe babereyeho abana babo, abandi babereyeho imishinga yabo, abandi babereyeho igihugu cyabo, abandi babereyeho. Hari umugabo umwe yigeze, twaraturanye, yari yarize mu Burusiya, ari umuhanga pe, ifite doktora, yarize cyane mu bintu by'ubuhinzi, ariko nawe akaba abizi, nawe akaba ari umuntu bizi ko azi ubwenge. Rimwe rero twarimo tugana, ndamubwira eske ko utararongora, yari yarasenkantuye 50 yari yaragezemo. Narego se kutarongora kandi amafaranga uyafite urabura iki? Arambwira ati mugiye, ati nararongoye. Nti madame se wamushize mu Burusiya? Ati non, je suis marié avec science. Njyewe nari mariye, ariko ni mariye na science. Urumva icyo abereyeho? Abereyeho science.
hari abagabo bamwe, ntabwo ndi gutera urwenya, hari abagabo bamwe b'abafilozofi mu gihe intambara y'isi imaze kurangira, abazungu, ndavuga abanyaburayi, bishoye cyane mu buvumbuzi, muri recherche, noneho bakaba ahantu habonyine ku buryo badevelopye gutekereza. Uzi za filozofi zagiye zibaho zo gutekereza, fodute dotu n'ibindi nk'ibyo. Noneho baratekereza ku buryo bagumaga muri za labo no kugerageza guhimba kugeza ubwo ngo yadevelopaga igitekerezo y'uko ari inkoko. Uranyumva? Noneho agatinya gaca, kuko inkoko mu busanzwe itinya gaca. Undi akadevelopa ko ari imbeba, yabona ipusi akikubita hasi agahwera. Nutaberaho Yesu uzagira ikindi kintu uberaho. Nagira nkumenyeshe ko muri iyi si ntabwo wowe wibereyeho, ubereyeho ikintu kanaka. Nubizi ubwo bubata ntibukuvunnye, kuko burasunikwa n'imbaraga eshatu. Imwe twarayivuze, ibindi ebyiri tugiye kuzivuga. Mujya mubona abanyarwanda, umunyarwanda burya inzoga ni ikintu gifite ishusho ebyiri mu mitekerereze y'abanyarwanda. Kubazinywa arakubwira ngo mwana wanjye, iyi ni umuzigizigi, ni umuzigaryinyo. Urumva ikivugo cy'inzoga? Iyi ngiyi inyobwa n'abagabo. Uwo ni umugabo uzi kubita sawa. Arakubwira ati mwana wanjye ujye uyihemba. Hanyuma rero uwo zababaje nawe arakubwira ati mwana wanjye ureba, uyikura mu kibindi ikagukura mu bagabo. Ubwo inzoga ifite ihe zina? Biterwa n'icyo ubereyeho. Nababwiye abo twavanye mu Faransa baje kunywa mitsingi Kigali, aricyo arimo arambwira imigabo n'imigambi. Ngewe nkora kabiri mu mwaka ndamanuka ubwo bose Rwanda AI izatangira gukorera ipari ryari ntisimbize neza, ariko kubanza ari mu kwa 12 tuzabashorera kabisa. Nese kubera iki? Ati ngiye manuka kabiri mu mwaka, kandi nta kindi mbagiye gukora, gukubita mitsingi sawa. Nutaberaho Yesu ufite ikindi uzaberaho. Icyo nshaka kukubwira, kwibwira ko wowe uri umuntu wigenga, urishuka. Umugabo nyawe, uzi ko ari umugabo nyawe dushima mu muryango nyarwanda, abereyeho abana be, abereyeho umugore we, abereyeho urugo rwe. Mwese ni mubishima. Uwo muntu ni umugabo. Ariko Yesu yaravuze ngo udatekereza abo yuko njyewe mbarenze ntakwiriye kwitwa umwigishwa wanjye. Amen. Nizihe mbaraga mu by'ukuri zatubashisha gutuma twebwe tuberaho Yesu? Mbabwire bavandimwe, niba gukurikira Yesu no kumuberaho bihindutse umutwaro uremereye, tugenda dushinyiriza, icyambere ntituzabitindamo. Icyo cyo bimenye. Cya kabiri, agakiza karabishye kuruta ibindi bintu byose bibaho. Agakiza karabishye pe, kuko turaremerewe, tutaramenya ubutumwa bwiza. Ndabyibuka ngewe mu 2000 sinzibagirwa umukobwa twiganaga, tutaramenya ubutumwa bwiza. Ibyo mvuze murabyumvise? Hari ukumenya idini n'ubutumwa bwiza, kandi iyo tubwiye abantu ubutumwa bwiza bararakara. Nicyo kibabaje. Twavuga umurimo Imana yakoze muri Yesu, mukavuga ngo utangiye ubuntu. Ngiye nabajije abantu, mwe muvuga iki niba mutavuga ubuntu? Hari ibintu bibiri muri Bibiliya, ni amategeko n'ubuntu. Wowe uvuga iki rero? Ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ahubwo icyo nemera ni uko abantu babwigisha. Aho dushobora kuba dutandukanye, ariko ubundi nta kindi cyo kuvuga, ni grace. Turi kujyana nshuti zanjye, ni ubuntu. Ubuntu iyo buvuzwe ku ntambwe ya mbere ukabugarukirizaho ngo ni ubuntu buciriritse, buri cheap, very cheap. Ubuntu na Bibiliya ubwayo ibuvuga, ibwuzuriza mu bintu bitatu. Ni ubuntu bwadukijije, ni ubuntu buriho budukiza, ni ubuntu buzadukiza. Ntabwo byarangiye gusa, birimo birakomeza, bizanakomeza. Nta kindi tuvuga. Icyo gihe rero uwo mudada atarakizwa
yari umubyinnyi. Urabizi mu gihe cyacu ibyaha byacu kwari ukubyina amabumu no gufunga inguni, si ibyo byari ibyaha se? Nawe rero akafunga inguni akajya mu mabumu, tumubwiriza ubutumwa. Icyo gihe ibyo twari tuzi, aza mu barokore, yakuramo ipantaro, yambara amajipo, barayamutiza, nako yari kuyakurahe. Bagenzi barayamutiza, ashyiraho agatambaro, turagerageza, ariko kuko twari tuvunitse, rimwe ndamwibuka ndize kumubagara ngo ndashaka ko tuganira. Ageze imbere yanjye ararira, arinda ataha tutaganiriye. Nkesurarizwa n'iki? Ngo ndabizi urugiye kundondora, ndi umunyabyaha. Nkurondora ibikiza, ngo urimo urambeshya. Ni ukuri kw'Imana sibyo binzanye, ngo urambeshya. Arinda ataha tutaganiriye. Nyuma y'amezi 5 samudi ntawe wasezereye, nongera kumubona ari muri bumu, ari marabyina. Arambwira ngo agakiza kararemereye kuruta ikindi kintu cyose, sinshobora kukabamo. Bavandimwe, iyo tutamenye icyo Kristo yakoze, ngo tumenye inyungu ziri muri we, ubu Kristo ni umutwaro gusa. Ubu Kristo buzoroha kubera aho Yesu bizoroha, mu gihe mbere na mbere twamenye inyungu iri muri Kristo Yesu. Ibyo nibyo twaganiriye kwa kangahe? Kwa gatanu. Hanyuma niba utari uhari uze kureba YouTube Nezeza Ijuru itariki 10 na zingahe? 4. Hanyuma byumve neza. Ose byose nabisubiramo. Ubundi wari uri hehe usiba? Yesu akubabarire. Wagize neza kuza rata. Rero inyungu, muratekereza abo twari kumwe kare, Paulo yaravuze ngo, yarimo abwira abantu ngo ngewe ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Ni umuntu wishize mu gihombo, nta wamuhombeje. Ubwe yishize mu gihombo. Ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo, ndetse mbibona nk'amase kubwo kubona ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Umva rero ikibazo, ubwo butunzi bwari ubuhe? Kare navuze hari abantu bajya babwira ngo Yesu, ngo ngewe nguzi ibyo nahombye, ngo kugira ngo ngukurikire ntabwo nyiba, ntabwo ngisambana, none Yesu ngewe ndabihaze, nutangirira gutya. Ubwo se ibyo urimo uramucyurira cyangwa? Nagira ngo umenyeshe ko ukomeza kwiba barakwishe, ubu warapfuye, ubu isasu mu mutwe hano. Iyo ukomeza gusambana uburinda yakabwera, urwaye sida, habuze gato ngo tuguherekeze. Ni wowe gutabaye ahubwo gukura muri ibyo, ntacyo waretse. Hari abandi nyabuna bafite ibyo baretse. Icyambere yaravuze ngo ngewe narenosheje, nahakanye, niyambuye identite, niyambuye icyo ndicyo. Kubera iki? Nari umuheburayo w'abaheburayo, nkaba umufarisayo ku by'amategeko. Kandi nanone ntabwo bigaruke, nigiye ku birenge bya Gamariyeli, nakebwe ku munsi wa 8. Arakomeza, hari n'ibindi atavuze, ati ngewe nari ifite nationalité romaine, nari umuromani kavukire, ntabwo nabiguze, ngera sanze mbivukiyemo. Aravuga ngo ibyo byose nabitekereje ko ari igihombo. Rero ntabwo twabyumva neza. Urabona kubwira umuntu ngo ngewe nari umuheburayo, wagira ni nko batarange ndi umunyarwanda. Mu mitekerereze y'Abisiraheli kuba umuheburayo byari bivuze kuba ubwoko bw'Imana. Mwibuke abanyamahanga babitaga imbwa. Iryo jambo na Yesu yararikoresheje. Mateo 15, ubwo wa mugore yamubwira ngo nkiriza umwana toya, si byiza ko ufata ibyo kurya ngo mbijugunyire imbwa. Bitaga abanyamahanga imbwa. Niyo mpamvu nta bavuze ngo Yesu ngo uratukanye. Yari langage courant, yari imvugo isanzwe. Abanyamahanga bari imbwa. Ku bwa Paulo rero yarazi ko ari ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Naganiriye n'umwisiraheli duhuriye aho ntuye, turaganira, ndamubwira nti ngewe abonye Yesu mugitaba, ati se umukristo ntiyego, mba ndegereye kugira ngo mubwire Yesu. Ati ngewe rero nanjye ndasenga, twebwe ngewe ndi umujuifu, sengera mu idini ry'abajuifu. Arakomeza aranganiza, ati umva rero icyo yanyirataga, ati twebwe ntabwo idini ryacu rijya rishaka abayoboke. Umva icyo yirataga, twebwe ntawe duhatira kuza mu idini yacu. Kubera iki? Ntibihanganira abandi, ni imbwa. Nibo gusa bamerita agakiza, nibo bamerita ibyiza. Kuri Paulo rero yarabizi neza yuko avuka mu bwoko bw'iki? Bw'Imana. Birango birarangije se reka da, ngo akava mu idini ry'umwuka. Mu mvugo y'ubu urabona mu minsi yashize umuntu yabaga ari umuzayoni akabivuga n'ishema n'isheje. Waba uri umupanekoti ukabivuga nkaho uvuga ati ni mu ndebe ndi umupanekoti. Uri umuvivante ukumva nyine niyo mpamvu twanahimbye ngo ni amatorero y'iki? Y'umwuka. N'ububyutse. Na Paulo nawe rero yavaga mu idini ry'umwuka. Muri icyo gihe ariko nkoresheje imvugo y'ubu, hariho amadini agira kuri 6, ariko 2 niyo yari akomeye: Abasadukayo n'Abafarisayo.
Abasadukayo ngo ntibemeraga umuzuko, ntibemeraga abamarayika, ntibemeraga umwuka. Ryari idini ry'abakiri. Kuko mubizi nyine abakire, reka ne kubavugaho. Hanyuma ngo basaduka abafarisayo ngo bakemera umuzuko, bakemera kwibabaza, bakemera kwiyiriza, bakemera abamarayika, bakemera ibyo byose ngo barabyemeraga. Paulo rero nabo yabarizwagamo, yumvaga ubwe afite agakiza. Kubera iki? Ava mu idini ry'abanyamwuka, akongera ngo no muri iryo dini ngewe muzabaze nari inyanga. Uratekereza? Ntabwo ari ibyo gusa. Paulo yakijwe ari umusore. Ntabwo ari uko umusore byonyine, yari umusore wahiriwe. Ni nk'umusore uje Kigali avuga ati mvuye kwiga Harvard, mvuye kwiga Yale University, mvuye Sorbonne, ngewe mvuye Louvain. Nawe urumva uko yabavuga. Nawe akavuga ati nimuzi se, nize muri universite iri renome, nize ku birenge bya Gamariyeri, ntawe utazi ko ari igitangaza. Doktora ku myaka nkiye nawe, nimutekereze. Si nibyo gusa, ngo akagira ubwene gihugu bw'abaromani. Mbibutse ko mu gihe cy'abaromani nta muromani wafungwaga. Iyo baguri mu mahanga uri umuromani, ubagufite icyo bita immunité diplomatique. Niyo wakubagana ugakora amakosa bakamenya ko uri umuromani, bagufata gusa bakagusubiza i Roma, nta kindi bakora. Ibyo byose rero niyo yari identite ya Paulo, nibyo byari ibyirato bya Paulo, nibyo byari ishema rya Paulo. Mu mvugo y'ubu nibyo bizamubeshagaho, nibyo byamuhaga umutsima, nibyo byamuhaga valeur, nibyo byamuhaga ibyirato. Ngo ari ku munsi umwe ahishuriwe Yesu, arabutswe Yesu, amenye Yesu, aravuga ngo ibyarinda mu yanje, bizabindi ndangije kubabwira, nabitekereje ko ari amase, mbitekereza ko ari igihombo kubwo kunguka Kristo Yesu. Niyo mpamvu nababwiye ngo dore kugira ngo ubukristo bukorohera, nuko ugomba kumenya inyungu iri muri bwo. Nutumva inyungu ngo uyikurikire Kristo Yesu, bizakurambira umunsi umwe. Bizakurambira umunsi umwe. Ntabwo mbeshye. Imbaraga zo kubyuka mu gitondo zikomoka mu nyungu. Zikomoka mu ki? Ntureba nk'ubu ngubu, reka mbaho urugero. Pastor, ntureba dushaka kuzuza arena. Arena ntibibona? Biroroshye. Bwira abakristo ko uzana umuntu umwe abone 5,000. Hanyuma uzana 2 biri kuba 3. Arabaguhigira. Nushaka uvuga ati no, ugomba gushaka barebare b'inzobe baringaniye. Arabahiga, nashaka arabavana mu ruhengeri. Kubera iki? Umwe ni 5. Umva icyo bita inyungu rero. Erega rimwe nigeze gutera urwenya gutyo, mbona umukristo arajambira ati namuzanye mpereza rero. Muramenye n'urwenya nateraga, muramenye. Ati mpereza nari namuzanye, nari hehe? Ngira ngo nawe arakomeje. Aramuzana ati dore naba 2. Ntabwo nkabye. Ataba nabange babaza. Ndavuga nti Yesu aguha umugisha ati bya bindi si ibihe. Inyungu burya nujya ubona umukristo yavuye mu rusengero ngo bamuvuze, nushaka ntibizakubabaze, nagende pe. Uzi impamvu? Ku kazi baramuvuze, baramuvuga. Umva imigambi yafashe, ntanywa n'icyayi ngo batazamuroga. Ahora yarifashe bati ngewe tuzasangira akazi ariko sinzava. Abantu bahano ni babi, ahitamo gucunga umunwa kubera inyungu avana mu kazi. Numenye ko mu itorero harimo inyungu, ntaho waje. Ngo barakuvuze. Kandi nawe uravuga, twese turavuga. Ninde utavuga se? Ngo barakuvuze gusa. Aho none ugiyeho batazavuga. Ngewe senga bazambeshyera ibindi. Ngo wavuye muri Vivant uza muri Zion, igendere rwose. Kuko ndabizi neza hari abazava muri Zion baze no muri Vivant. Niko bimeze, muhora mutembera. Kandi ndabizi nanone nyuma y'igihe kanaka bazavayo bajye muri Nobo. Icyo nta kibazo kirimo. Muri Nobo bazahatinda gato bajye hehe. Kandi iyo bagezeyo abantu bose babita badadi. Maze kukubona kuryoshya aryoshya, ntuzi icyo ushaka.
umunsi Yesu yakubereye inyungu, umunsi Yesu yakubereye inyungu, nkuriya mu mama yamubereye inyungu. Kandi narababwiye ngo inyungu nyayo ntibarirwa mu mafaranga. Inyungu nyayo irahenze ku buryo iryohera umutima. Inyungu iryohera umutima ukajya wumva nta kindi wavuga. Mu Kristo ngo ari mu rugendo rujya mu ijuru, murabyibuka? We yababajwe n'imbaraga z'ibitagaragara. Abasomye igitabo cy'umugenzi, yababajwe n'imbaraga z'ibitagaragara, ngo akajya avuga ngo ufite umutwaro umbuza kwihuta, ngo kandi uwo mutwaro ntiwagaragaraga, ni imbaraga z'ibitaboneka. Ngo akajya yumva ijambo rimubwira ngo nta kabuza uzarimbukira muri uyu mudugudu. Ngo ibyo yabivuga umuriro ukazamuka. Ngo agerageza kwikirisha imirimo ye no kugerageza kwitonda, ngo ariko indwara ye ikarushaho kuremba. Akavuga ngo madame ati waramutse uti? Ati ndarushaho kuremba. Urembeshwa n'iki? Bya bindi yuko tuzapfa. Ngo noneho ngo atangira kumukirisha, kumutota. Ibyo bintu nawe wihaye, kandi nyamuna warasaze, wahuye n'ababarokore, nyonyonyoshwa. Aramubwira ngo uko avuga indwara yikarushaho. Ngo umunsi umwe yipfuka amatwi, ngo agenda yirukanka avuga ngo bugingo buhoraho nagukura he, bugingo buhoraho. Ngo witwe Nyamujya nino amugiye inyuma. Nyamujya he? Uwo niwe shaka kuvuga, amugiye inyuma. Arangije ngo agenda avuga ati kandi ngewe narakubonye uri umugabo mwiza, ufite n'ingeso nziza, aho hantu wahuze uvuga kugiye, ndashaka tujyaneyo. Undi ati rwose Nyamujya nino mwiza, tujyane, kandi nawe bazaguhemba shahu, nitugerayo tuzabona ibyiza. Undi ati sawa. Arangije ngo areba inyuma, areba imbere ati nubundi twavuye mu bantu, ngaho mbwira rero aho tugiye harya hari iki? Undi aramubwira ati aho tugiye, ati ni wabo wabadapfa, ati tuzareba Imana mu maso, tuzabwirwa amagambo meza, ati tuzahanagurwa amarira ku iriba ry'umugisha. Ati tuzi ko ari sawa we, sinari mpari ariko ndabyibaza ari nk'ubu. Ati Mana ibyo bintu uzi ko ari byiza Mana? Ati ni byiza kabisa. Ati ariko komeza umbwire n'ibindi. Atuzise tuzabe nabora abera bazutse banesheje iyi si. Ati tuzareba umwana w'intama muri urwo rurembo. Arakomeza aramubwira ati ati ni sawa ariko ndumva ntaruzura, ndumva ngiye bitarankoraho neza. Undi aramureba aterega ndarushwa n'ubusa. Ati kuko ndabyibwira kuruta uko nabikubwira. Nta magambo ufite yazo, uko mbyibwira ntugire ngo bingwana nuko mbikubwiye. Iyo ubukristo butaraba inyungu mu mutima, ngo koko wumve Yesu arusha ibindi agaciro, ndakubwiza ukuri ntuzamuberaho. Turajyana. Icya kabiri ni ukumumenya. Ni ukugira gute? Kumumenya. Ubumenyi ntago buva mu ijuru. Ubumenyi burashakwa. Ubumenyi buba muri Bibiliya, ubumenyi buba mu bantu. Ubumenyi kubera ko ubumenyi niho havukira ikintu cy'ingenzi cyitwa guhishurirwa. Hari umwanditsi wavuze ngo uzahora iteka utonganya Imana ko itakuvugishije, ngo mu gihe cyose Bibiliya yawe izaba ikibumbye. Nyumva neza, Imana uzayitonganya ubwire ngo Mana nabuze ijwi ryawe, nabicuritse. Mu gihe cyose Bibiliya yawe izaba ibumbuye. Ariko mu gihe Bibiliya yawe izaba ibumbye, ntukavuge ngo Imana ntiyavuze. Uzayitonganya ubwire Imana ngo narakubuze. Mu gihe cyose wayibumbuye ukabura icyo uyibonamo, ntiwumve ijwi ryayo. Ariko ibumbye wivuga ngo Imana ntivuga, ceceka ahubwo ivugira mu ijambo ryayo. Kuyimenya. Paulo yabigize intego, aravuga ngo ngewe ndashaka kumumenya, menya imbaraga zimukoreramo, za zindi zamuzuye mu bapfuye, za zindi twebwe dusezeranye. Ntabwo ari aho gusa, ngende mwigane kugeza ubwo nshushanywa no gupfa kwe, ngo hari nanjye nzagere ku muzuko w'abapfuye.
niyo mpamvu yandikiye amatorero yose cyane cyane yari ameze neza mu mwuka, nk'itorero ry'Abefeso, itorero ry'Abakolosayi. Arabandikira ati bene data, maze kumenya uko mwizera Yesu Kristo, naranezerewe, shimira Imana, kwizera kwanyu kwaramamaye, mbega byiza we. Atariko mbafitiye icyifuzo, mpora mbingingira ngo Imana Data ibasukeho umwuka wo guhishurirwa, bitume muyimenya. Avuga ibintu bitatu, ngo icyambere mumenye ibyo mwiringizwa nibahamagara, icyakabiri mumenye ubwiza bw'umurage azaragabera, icyagatatu mumenye imbaraga zidukoreramo zimwe zamuzuye mu bapfuye, mumenye uburyo Yesu ari umutwe namwe mukaba umubiri. Bavandimwe, nutashaka kumenya Yesu ngo wige umusobanukirwe, wicare Bibiliya uyicarire. Abarundi ndabakunda, iyo bafite ibibazo barabyicarira, Bibiliya yicariye, uyicarire seriousement, uyisome urebe. Hatari igihe byanga pastor, yego nanjye hari igihe byanga, kugira ngo se ni wowe wenyine. Hari ugeze kuvuga ati pastor biranga, ni nanjye ubu ndi kwisoma nsinzira, subiyemo gatandatu ariko ndakomeza nyine. Uzi twiga imibare, yaratsindaga yo katsindwa. Ngiye muri university navuze nzongera nigaga imibare aho mpura n'ahantu bavuga ngo andika icyambere gusa, icyambere icyakabiri, niyo mibare niza muri kaminuza, icyambere icyakabiri icyagatatu. Ariko nubwo mvuga ngo ngo yaratsindaga yarangoraga, narimukaga nyine. Uzi impamvu? Ndashaka amanota, ndashaka kwimuka, inyungu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Icyakabiri kumumenya, mumenye neza, mumenye neza. Haleluya. Uzi ko yandikiye Abefeso ibice bitatu, ariko ati bene data Abefeso, mwebwe iyo mbandikiye ntabwo mubona ko mpishuri ubwiru bw'Imana. Mwebwe iyo mbandikiye, mwebwe ubwanyu vraiment atari ukwiyemera, ntimubona yuko mpishuri ubwiru bw'Imana aribwo bwahishwe muri Kristo Yesu. Ati ubwo bwiru, ati ndabizi ko ari ubwiru kuko bwahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ubwo bwiru bwarenganijwe n'Imana ariko burahishwa, buhishurwa ku mperuka y'ibihe, ngo kugira ngo umva ubwo bwiru bwari bwo twebwe twirubwiye inyuma bitagira agaciro. Yabusobanuye neza, aravuga ngo ubwo bwiru ntabwo ari ubundi, ngo nuko twebwe Abisiraheli ngo n'abanyamahanga twembi dukwiye guhabwa umurage wo kuzaba abana b'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. None wowe nutiga, nongere mbikubwire ngo iyi Bibiliya uyimenye. Hari umwarimu umwe sinjya mwibagirwa, yarimo asobanurira psychologie, asobanura psychologie de l'enfant. Mbabarire niba nibeshye, ababyize bataza kuvuga ati ibyo avuze n'ubuswa, nanjye ndabizi ko ntabizi cyane. Yarimo asobanura psychologie, agenda rero mu mateori y'abitwa ba Sigmund Freud n'abitwa ba Erik Erikson. Abize psychologie ngira ngo barabizi. Akajya ambwira Sigmund Freud kandi akajya kubita n'imibare ngo muri 1880 ngo yari mu isoko. Iyo ni inkuru nanjye nkamureba rwose nararyohewe. Aranje aravuga ambwira teori, ndavuga nti uyu mugabo ni umuhanga. Sinzi ukuntu yavuzanyibutse icyanditswe, ndavuga nti ntuzi ko nibutse muri Yohana ibice bitatu. Ibyo bintu byanyu birangora, ntitoka kure. Ubu se ari Yohana na Sigmund Freud n'indugoye. Ibaze urwo ruzina ariko wakubwira barwanditse noneho urwo rudage Sigmund Freud n'uruntu rugoye n'inyuguti zimwe na zimwe zitarimo imihekane n'inyajwe. None bavuze Yohana mu Kinyarwanda ngo biragoye. Toka muri 1887 saa 3 urabyibuka, hanyuma 3:16 ntubyibuka, ahubwo nta nyungu bibonamo. Umunsi Bibiliya yakubereye inyungu iziyandika, iziyandika. Ubu naraguye nanjye kuko nari narayifashe we. Ndibuka nyisoma ku ishuri ngikizwa, twisomana n'inshuti yanjye twa Juvenal, twasomaga bira tutazu nta watwigishije n'ukuri. Iyo batubwira triste nkabati usa tuzagira dute, reka dusome Bibiliya. Tugasoma, twarangiza gusoma igice ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice muhere ku gice cya 1 kugeza ku cya 20 ngira ngo ntarimwe. Ati ngaho resoma, wasomye iki? Akafata Bibiliya wowe ugasubiramo. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana, mu bintu byose nta kitaremwe nawe. Tugasoma ati aho urabyishe, subira inyuma, ngasubirayo. Ati aho ngaho hari akadomo, hari akabago, tukayivuga we. Ngiye kureba Bibiliya ye naramusetse, nsanga uko turangije gusoma igice agata nako epitire agatandika ngo fini, ndarangije. Rimwe nyirebye ntiwararangije se, ntinararangije, twarangije se kuhasoma ntoya Bibiliya ntago ari uko bayisoma. Nawe ariseka, mve nkubwire twarayisoma
twarayisomye Bibiliya duhagaze mu kazu aho twinjiraga ugafatana hano na hano kugira ngo udasinzira ugasoma Bibiliya. Nta nubwo nari nzi ko nzaba pasiteri, sibyo nashakaga. Imana ishimwe noneho uyu munsi ndabifite, at least ndiho ndabikoresha. Bibiliya ijambo ry'Imana ntabwo igoye, igora gusa badahishurirwa. Icyanyuma urukundo. Iki? Urukundo rurantangaza, nkunda gutera urwenya. Namwe nimwibaze, mfite umudamu tumaranye imyaka 11. Yambwira ariko urukundo rero ni seriye pe. Rero nge nawe turahuye, duhuriye mu giterane, ngewe ndakubonye, ndagukunze, ndaye ntasinziriye, nibaza wa mukobwa twahuye, mbaririza utunimero n'ibindi nuko. Nawe rero urabyemeye uraje. None se wari uzi ko ngewe nijoro ntarwara ibifukunye? Abarundi barabizi ibifukunye, murabizi? Ibaze nawe ukajya hariya umuntu ntimurararana na rimwe ukajya hano imbere n'urukundo wamureba mu maso. Ujye ubona abageni iyo basezerana uko bameze, amureba mu maso ukabona yatwawe, nzabana nawe, ukabona pasite ntagire vuba rwose. Ninde wakubwiye ko nijoro abadayimoni wabo batabyuka akakuniga gutya? Ninde wabikubwiye? Uzi icyabikubwiye? Ni urukundo. L'amour. Ntagira umbwira umukristo wabanje guperereza ngo amenye ko atarwara ibifukunye. Ninde? Urwo si urukundo, ni imibare. Uzi yo rwagufashe ubu cyo bita avocat du diable. Ariko Didier ko Doriane twumvise ibyo se nanjye naye narabyumvise rega, ariko nyine baramubeshyeraga burya yiga muri secondaire ni ibintu by'ibinyoma bamuhi, kuko iyo nkuru yarayimbye kandi ukayivuga nkaho mwiganye kuko umukunda. Uzi inama yanjye bajya bavuga ngo ubuze umukobwa kurongorwa n'uwakunda ngo bisa no kubuza upfa gupfa. Ni nko kubwira umuntu ugiye gupfa ati buretse gupfa. Ni kimwe. Iyo urukundo rwasiriye rwakwirikwira rwageze mu mutima, urukundo nyarwo. Ngewe sinzi guhimba, nahimbye korasi imwe ndayibagirwa. Ntabwo nkabye, nahimbye korasi imwe ngiye kwigisha korari nsanga nayibagiwe. Mpita mbyihorera ndavuga nti reka abandi bajye bahimba. Ariko urukundo rwakugezemo inganzi ireguka. Kajya umureba ati umutima ugukunda shaka urukundo rwaje. Byamahirwe aho twese turahari, aho ntawe utabyumva. Mvuze muri banki twese ntituwakora, ariko mvuze mu rukundo twese turimo. Bavandimwe, urukundo rwa Yesu koko nirutugera mu mutima tukamukunda, atari ibishobisho mugani w'abarundi, atari ibintu ugasobanukirwa urukundo ukarwumva mu maraso. Yesu ejo bundi nasuye umuntu ipari yararwaye, mpageze ndamubwira nti nukuri nawe arakijijwe, ndamubwira nti ngiye kukubwira inkuru nziza aramenye y'ubuntu bw'Imana. Ati ceceka atuvuze ubuntu bw'Imana, ceceka pastor, ibyo bintu byanyu simbikeneye. Hanyuma se kuki utabikeneye? Ngo ibintu byanyu by'ubuntu arabivuga. Ndamubwira nti okay, nanjye sinkubwiye ngo byemere, ariko wimbuza kubivuga cyangwa umbwire ntahe. Nge narinje kugusura, naringeze ku kiganiro, ndeka mbivuge ubizange, ariko nanjye wimbuza kubivuga. Atoke kubera ko ndi pastor nyine aranyubaha. Mubwira ubuntu ariko mvuze urukundo, kuko yararwaye kandi akeneye imbabazi. Mubwira urukundo ntararangiza ati buretse nkubwire ibyo bintu nimwabidusobanuriye neza. Iyo bidusobanurira neza nukuri kw'Imana nta wabyanga. Hatoya namwe ntareko se sibyo je bundi mperuka Kigali kwigisha toya wanyuze hejuru ati bumbwiye nta muntu wabyanga. Nshuti yanyu nusobanukirwa urukundo Paulo yaravuze ngo iyo mbwiriza ubutumwa si ubushake mwe kundata, nanjye ndi ku gahato, urukundo rwa Kristo rurampata. Iyo mvuga ubutumwa bwiza
si ukugira ngo shimwe, si ukugira ngo Imana ivuge ngo wavuze ubutumwa, si ukugira ngo sose umurimo kuko ndi pasiteri. No, ndabivuga kuko hari imbaraga intwika yitwa urukundo rwa Kristo. Ndi ku gahato. Urukundo rwa Yesu nirukugeramo nawe uzahatwa. Reka mbaho urugero ruto. Yohana uyu yanditse aho twasoma mu nkuru dusoma muri Luka ibice 9 ngo bageze aho bitwa Samariya. Basaga n'abantu babirwaye inzika, mbibibutse neza, bari babirwaye inzika. Ngo Samariya banze kubakira, kandi Bibiliya iraryoha, iyo wayisomye iraryoha ukumva wahita uvuga n'akari inyuma kugira ngo wumve neza imizi. Ariko reka ne kujya kuri Abasamariya banenanaga na Edeni, ntabwo banenaga ahubwo baranenwaga, hanwaga n'Abayuda. Hanyuma ngo banyuzeyo bananiwe, ndagira mbibutse iyo bavaga i Yerusalemu mu majyepfo bazamuka iwabo mu majyaruguru i Nazareti n'ahandi, bagombaga kunyura i Samariya. Aho rero iyo bahanyuraga baravuga ati dore bya bigabo by'ibyirasi byirirwa bitunena, nta n'amazi bahanywaga. Yewe niyo bajyaga mu mahoteli ntibabacumbikiraga, kuko naho iyi nkuru kwivuga ngo babuze icumbi i Samariya. Babuze icumbi, Yohana ngo araza yegera Yesu aramubwira ati mwigisha, ntubise ko waduhaye imbaraga, mbwira ubu nonaha manura umuriro nka kumwe Eliya yabigenje, uyu mujyi wose tuwukongore. Yesu aravuga ati ndabiyamye, bene Zebedayo ndabiyamye, ndabazi ndabiyamye, ntaho muriye namwe. Birambabaje kuko nimuzi umwuka ubakoreramo, aho kugira ngo tubatwike niteguye kubapfira. Umva icyo bita urukundo. Wowe urabona umuriro wasuzuguwe, wakozweho, kamere yawe yakozweho, ariko njyewe ndi muri mission mutazi, aba nibo banzanye. Kandi koko yabagezeho mu bice 8 mu byakozwe n'intumwa, atumye Filipo bajya kubwiriza i Samariya. Urukundo rwakugezemo. Uyu Yohana rero watwikaga, mwibuke, yitwaga apotre w'urukundo. Aravuga ngo bavandimwe, rumaze kumugeramo sawa sawa. Aravuga ngo namwe niba mukunda Yesu, mukaba muzi ko yabapfiriye akabazukira, namwe nimutanga ubuzima bwanyu kubw'abandi. Kuri we nicyo bivuze gukunda. Burya umukristo mu adolescent, uranyumvise neza? Umukristo mu adolescent, abadolescent ajya ikibungo kwa nyirasenge, bakamuha igitoki ngo ajyanire iwabo, akagiti kabarondo, kandi atazi ko bari burye. Kwera ikintu ni gute ngiye umuhereza ikintu cy'igifuka ngo ngende ngikore? Umuntu mu adolescent abazikoreye umuntu mwiza kwisi, abantu bose all eyes on me, bose bari ba Tupac, niko batekereza. Ngiye waratinyuka kamereza ibintu by'ibitoki ngo ngiye, kandi avuye kwa nyirasenge yamubwira ngo uratwara kino gitoki, nabaze nabona, kandi akagatoki rero n'injagi, umutima mubi ukazamuka, ukajya yumva umutima mubi. Kubera iki? Ntabwo yumva ukuntu bamwikoreza ibyo bintu. N'umukristo rero w'umwadolesa ikimukubwira ubutumwa bwiza bumutera isoni. Hari umudamu umwe nahoze mbimusesa, kandi n'ukuri, twahuriye mu modoka yitwa Mama Misho. Duhura mu modoka ari saa 7 sinzabyibagirwa, muri bus tugezemo, mbona arasenze gato yagize gutya, arangije yambara agatambaro, aravuga ngo bene data ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndavuga nti ku cyapa gikurikiraho ndahita mvamo, kugira ngo hatagira umuntu umenya ko tunaziranye. Kuko yarangije kumbwira Yesu ashimwe Pastor Senga, Yesu ashimwe. Kajya mvuga buhoro ariko Yesu ashimwe. Urakomeye se? Ndakomeye. Hanyuma se mu rugo ntibaraho. Mukanya mbona giza atya ati rero bene data ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Aba bose barabona nanjye ari ukomeze, numva ndi buviremo ku cyapa gikurikiyeho. Umukristo umwadoresa ubutumwa bwiza bumutera isoni. Ariko iyo umaze kuba umugabo ukajya ikibungo, ndakubwiza ukuri, ntacyo bikubwira kuzana ibitoki hehe hano. Kuko ubuzi ngo abana bararya bararya, ntabwo ubukitaye kuki ku cyubahiro, hari abandi ubereyeho. Umukristo wakuze rero, haleluya, kuvuga ubutumwa bwiza, kwamamaza inkuru nziza, urukundo, gukura si mu mutwe, gukura mvuga ni mu mutima. Abize teoloji se barakuze. Bibiliya niyo ivuga, niyo yonyine ikoresha ijambo ngo, unyumve neza, Bibiliya yonyine ngo mbebe spirituel de 30 ans. Umwana mu buryo bw'umwuka w'imyaka 30, uwo nta wundi yaragwingiye, ntakura.
ariko muri Bibiliya barabyemera uwo muntu abaho. Uwo mvuga si ugukura, ndavuga gukura, uvuga ubutumwa bwiza. I Burayi murabizi ko kuvuga ubutumwa biragoye, ntubone ubu ngubu. Naragerageje aho ngiye, kandi bavandimwe mwebwe bakristo, apana twebwe ba pastori, Imana izabibabaza shaho. Rimwe nagiye ku ishuri ndavuga ariko aba bantu basi nzabwiriza gutabarimo. Ndangije rimwe ngira amahirwe barambwira ngo monsieur demain c'est férié, c'est le jour férié. Férié ni congé. Pourquoi c'est férié? Kubera iki sari congé? Ngo demain c'est Assomption. Na ni quoi? Ni hanyuma c'est Assomption ni iki? Ngo stop. Ndakuzura pasiteri, ntabwo nshaka ko tuvuga ibintu by'Imana hano. Kandi iyo ukomeje bahamagara polisi, murabizi neza. Ndataha n'imyuzo n'abakomana, nzababwirizane. Nzababwira Yesu gute? N'ubu nicyo kibazo njya nibaza. Uriya muvandimwe yanyikoreje umutwara ariko narawutuye, nahoze mbimubwira. Njya kugenda ibura yarambwiye ati senga, uzihanganisha. Uzihangana ubwiriza umuzungu mwe pe. Naragiye nikoreye umuzungu mu mutwe, mvuga ni ko uyu muzungu uzamuvana he kwe. Umuzungu ambera umuzungu mu mutwe. Noneho narababonye, nukuri ko Imana si umwe pe, narababonye. Maze kandi kwera ukuntu abantumye ndababara, ubu ni batatu. Twagiye rimwe aho bita muri Olbo, ni majyaruguru ya Denmark, mu cyaro, aho kubona umwirabura bibaza ngo yaje gukora iki. Tugezeyo bari bateguye icyo bita marche pour Jésus, kugenda mu muhanda tuvuga Yesu. Murabizi ukuntu hakonje. Twambara udupira dutimbeho kugira ngo twerekane nyine Jesus loves you. Urabona kugira ngo byerekane kwihangana nyine mu mbeho. Tugezeyo mbona abakristo turi kumwe babadoresa, isoni zabishe. Urabona bamwaye nkaho wagira ngo bikozeho pipi. None mbibonye bari ko tutagenda, ko tutaririmba, ko agira ngo pastor niki se? Nibwo nabimenyerero nanjye kutinda mu itorero ni byiza, narabirebye ndabimenya. Ndababwira nti rero ngewe sinzi kidanwa, nta kidanwa nzi. Ndabivuga ngo iki se? Ndaririmba se ngo Yesu aragukunda barabyumva, nta kidanwa nzi. Mpamagara umwe nti wo kabyarawe, nyigisha ikidanwa kimwe. Ati kidanwa kimwe, ati nkwigisha ikihese? Nyigisha ngo Yesu aragukunda byonyine. Arambwira ati Yesu aragukunda mu kidanwa bivuga Jesus Elskadai. Nawe subiramo Jesus Elskadai. Mwese mbigisha ikidanwa. Jesus Elskadai. Mbwira wari ufite mikoro nti ngaho yimperero, ngaho yime ngi imbere ndanima Jesus Elskadai, Jesus Elskadai. Ukabazungu turirimba basohoka mu mazi kuza kureba abirabura bigaragambisha. Ukajya ubona bari baza ati abirabura bigaragambije mu biki ko tutabagira hano byagenze, bose basohoka Jesus Elskadai. Ukubise hijisha ati muze mureba abirabura. Uko tubona nanjye ngarushaho Jesus Elskadai, Jesus Elskadai. Muri ko kuririmba gutyo Imana yaduhaye mu batatu. Umva rero baba bafasha ka video barakohereje. Umwe barakangaruriye ati ariko pastor senga nta nisoni vraiment. Mu muhanda waririmbye uririmba ibi ubwo mbega arimo aramwaza. Namurebaga nka Mikari mwamwiye ukabwira Dawidi. Nabonaga ari nka Mikari, nta nisoni wibeyura. Aburo ntibabura no kukushyiraho amatitre. Bazana ya matitre yose kugira ngo anyumvishe ko ari amakosa. Ndakubwiza ukuri soma message, namurebaga hasi ndeba hejuru. Kandi sintahari. Ariko nkumva ndiho ndamureba mpereye hasi. Kuva nambwira ntibiyo myiryo ni nyabacyariko. Nge uri nabuze icyo musubiza, ntacyo nasubije. Wampa amahirwe ngo twongere turirimbe Jesus Elskadai. Yesu aragukunda. Iyo nkuru ni nziza kuruta izindi zose. Ahubwo ingorane urukundo byabaye gusa indirimbo nziza. Ndibuka ubwo Hillsong yazaga, murabyibuka? Kuri za Twitter n'ahandi abantu baranditse ngo ndabiyamye Hillsong niza nzaba niririye. Mutazavuga ngo we ko tutakuzi kuri umurokore se. Ati nge nzajya gutwika. Hari abantu ubundi bahora batwika mu marangamutima. Twaririmba Fanda nayo akavuga ati niyo twagiye muri boîte nuko tuzibyina akazibyina nyine Fanda nayo. Reka nkubwire ntabwo urukundo ari ibi, ntago ari amarangamutima, birenze ibyo. Biracengera bikagera mu maraso, biracengera bikagera ahantu utabivana, biracengera bikakwanima, biracengera bikagutekereresha, biracengera ukumva gutekereza kwawe n'ibyo. Reka mbahe inkuru imwe y'urukundo soze iyo twasomye.
ngo mu minsi y'Abisiraheli Imana yari yarabivugiye mu kanwa ka Mose ibice 28 mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri isa naho ibisubiramo kenshi iravuga ngo nimutumvira amateka n'amategeko mbategeka uyu munsi iyi mivumo yose izabazaho. Imana iravuga ngo umugore azifuza guhazwa n'igituruka mu nda ye. Umugore nimutumvira aya mategeko azifuza guhazwa n'igituruka mu nda ye. Iminsi iragenda imyaka irataha bigeze ku gihe cy'umuhanuzi Elisa. Abiseri bakora ibyaha bigera ubwo nyine iby'Imana yavugaga bibabaho. Ingabo z'Abasiriya ngo zirabatera nk'uko mubizi kera iyo bubakaga imidugudu cyangwa imijyi bayizengurutsaga clôture cyo bita inkiki. Hanyuma umwami w'Isiriya ateye ngo aragenda azenguruka gusa clôture aravuga ati mubihorere bazadusanga hanze. Abantu barimo imbere inzara irabica ngo kugeza ubwo abagore babiri bakoze deal ati mureke turya abana bacu. Umwe abwira undi ati turabanza uwawe nitumurangiza tuzakurikizaho uwawe. Ngewe nyamvuga inzara irakatsindwa erega baramubaga sinari impari ariko nibaza ko bamuriye nk'amezi 4 bakuraho kandi urumva se barahaye abagabo n'abana baryaga bonyine kwera ko umugabo ariko atakwise inyama wazikuye n'amahurunguru y'ihene yari yarabuze. Amahurunguru y'ihene yari imari nibyo byari ibiryo ntabwo ari ngewe ni Bibiliya ngo amahurunguru y'ihene yagurwaga shekeri ibihumbi. Noneho inyama ari kuvuga ko wazikuye he? Abagore baziririye mu ibanga baryaho gato sinzi igihe baziririye. Hanyuma ngo wa kabiri bamubwiye ati zana uwawe nawe rero tumurye dore wacu yarangiye ngo impuhwe za kibyeyi ziranga yanga kumuzana. Reka nikomereze rero nkuko mubizi mu Bisiraheli ababembe babajugunyaga inyuma y'umudugudu kugira ngo batanduza. Usomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ntago bavuga ibibembe bavuga ngo bari barwaye indwara zanduza kuko mu byukuri iyo bavuga ibibembe mu Bisiraheli ni indwara yose yo ku ruhu ishobora kukwanduza. Nuko ngo bari hanze y'umudugudu. Ndabasabye iyo soma Bibiliya ugerageza kuba mu mwuka wayo gusa naho ugiyemo namwe mureke tujyaneyo. Niba mu mudugudu abantu bararyaga abana abari hanze bari bameze gute? Nibaza ko bari uduskelete tumeze ngo babandi bameze nk'abana bo muri Somalia cyangwa batwereka hano muri za Sudan barapfuye. Wibuke babifatanije n'uburwayi. Umwe muri bo ngo azana igitekerezo aravuga ati mwaretse tukiyahura. Ni mureke twiyahure. Inzara kugira ngo itunangurira aha ni mureke tujye mu ngabo z'Abasiriya ahari batugirira imbabazi. Niba tugirira imbabazi turabaho. Niba twica barabatwihutishirije ko twe ntitwakwiyahura. At least barabatugira ibyo tutakwishoborera. Ni mureke tugende. Imana ndayikunda ngo bagiye ari nimugoroba. Bagiye ari niki? Imana burya nijya kugutabara ntizabura uko ibigenza. Muzaba bembe uko bagenda gutya. Nibo bantu badakandagira ngo bahamye. Ngo hanyuma mu ijuru bo ngo bafashe uwo mwanzuro wo kugenda ngo bukajya bumvisha ingabo z'Abasiriya ngo ari Charles de Comba zo mu Burusiya. Urakuruziya kwa kundi abajye babireba ati noneho Putin ararekuye burundu. Nibaza ko ruko bavugaga bivuze mu mvugo y'ubu. Umwe atsam uko ari bane uko amajanje yabagira ngo abandi bakavuga ati murazumvise ati ni ingabo z'iki? Ngo nta nubwo bigeze bitegura avuga ati atongera wumve ati ngiyewe maze mu gisirikare imyaka 30. Izo ngabo ntabwo ziri munsi 100,000. Ni bangahe? Unatirose twumva ati harimo 6 urabizi ko bavuga ibitwaro. Ngumwe akavuga ati ngiyewe ndakiza amaguru. Nafande mukuru aravuga ngo buri wese yikize. Imigambi yabo iravuga ngo kandi ntimugire icyo mutwara ngo bagenda buhoro nk'abakiza amagara. Muri bukabaje baribo murabibuka byabatwaye imyanya ngo bagezeyo ngo basanga urabona umusonzi nta nubwo basebye ubwoba nubwo abahazi
biroshye mu mahema ngo bararya nawe urabona umushonje bararya ngo no guhababuka bayoragura ibyo bayoragura bajya kubihisha ati se undi turabihisha nde baragaruka bageza agatima karagaruka ariko ibi turimo ni ibiki turi mu biki ubu ntumaze guhaga ati ndariye kabisa ndariye kuko ngo bari banahishije Imana yo kabyira Imana ini Imana nziza umwe abwira undi ati iyi nkuru nituyiguma tukayiceceka tukayigumiza muri twe nta bahemu baturenze urabizi ko mu mudugudu nibwami umwami yambaye ibigunira nawe ntaherutse icyo kurya nimujye tubashira inkuru nziza mbega ibi bihuriye he natwe iyo bavuze ibibembe muri Bibiliya baba bavuga abanyabyaha uretse n'abavandimwe Pawulo yaravuze ngo twebwe twari mu isi tutagira Imana rurema twari apart twari abantu basa n'abavumwe batwitaga imbwa kubera ibibembe byacu tutiteye dukomora kwa Adamu twari abo gupfa twari abo gushyirwa hanze ariko Imana itugirira imbabazi yohereza Yesu mu isi kandi kugira ngo twebwe ngewe nawe ababembe tumwegere Imana yacu ishimwe cyane kugira ngo tumwegere atubera nk'uko yanditse muri Yohana 6:35 aravuga ngo ninjye mutsima w'ubugingo undiye wese azabaho aduha kumurya natwe tubaho dufite ibyiringiro byo kuzabaho Imana yacu ishimwe cyane ubwo buhanuzi bwasohoreye muri Yesu aba babembe ntibari barabwumvise ni nacyo Pawulo yavuze ngo rega ngo abisiraheli ngo baturusha mu buryo bwose kuko bo babikijwe ibyasezeranijwe ibi ntibyari ibyacu iby'Imana yababwiye ntibyari ibyacu ariko igitangaza agakiza kabaye akabanyamahanga ngo bahanyuriye kugira ngo twebwe duterwe kuri erayo y'Imana ni twebwe kagezo twebwe bande twebwe ababembe twebwe bande twebwe abasambanyi twebwe bande twebwe abicanyi twebwe bande twebwe abirasi twebwe bande twebwe abagome twebwe bande twebwe abajura twebwe abakwiriye urupfu twebwe abakwiriye kwinuka twebwe ababembe arangije atugirira imbabazi mu gihe twari twiteze urupfu ubundi bariya umusaraba njya mbwira abarokore burya tugira imvugo nyine y'umwuka mbibutse ko Bibiliya si igitabo cy'ubwenge ni igitabo cyo guhishurirwa yego abapasiteri b'ubu ngira ngo ntitucyambara imisaraba cyane hari ufite hano kera twambaraga imisaraba ngiye nabajije abantu ariko ntidukunda umusaraba ninde ukunda umusaraba mwese hanyuma se iyo mugeze Rusororo muvuga ku ndimi ko ariho yuzuye se ugeze Rusororo uvuga kuri Ruga ati mbega imisaraba we ukajya uyireba ukajya utwarwa ati baba we dore uyu noneho uraconze we mbega imisaraba ninde wabikoze ngo tumushimire hanyuma si wo ku ikoti wa Rusororo bitandukaniye turashaka kuvuga iki se Senga ubundi umusaraba twebwe twabayeho mu cyaro gato umwana gukanze agateranya turiya duti akadushinga ahantu abakaturika barahagira bakagira gutya ngo kubera iki uvuze ngo hano utareba munsi ubuzima bwarapfuye umusaraba iyo tuwubonye utwibutsa ko munsi aho tutareba hari uwapfuye none twebwe twishimira umusaraba kubera iki nuko hari uwapfuye twebwe tukabaho nuko hari uwapfuye twebwe tukabaho Mukristo ageze ku musaraba yabuze uko avuga ngo aramureba akayiba ati ye baba we noneho ngo akumva aranezerewe kuko umutwaro umuvuye ku bitugu ariko nanone ngo yamureba akavuga ati yeba nubwo nishimye anduhuje umubabaro we nubwo nezerewe anduhuje urupfu rwe bavandimwe Yesu yaturuhuje gupfa kwe niyo mpamvu tuwambara iyo tuwambara tuba tuvuga ngo twarakize twabayeho ntabwo tuzapfa iteka kubwo kwizera no kwemera urupfu rw'umwana w'Imana amen hanyuma wa Rusororo rero ni plan B nawo burya tujya tuwizihiza njya mbwira abantu ngo impamvu umusaraba w'abarokore utariho Yesu abambwe nuko twebwe tubizi ko yazutse Yesu ntabambwe Yesu ni muzima ariko impamvu tugumiza ku rusengero ni iyihe nuko utwibutsa buri munsi ngo njye nabapfiriye ngo mubeho namwe mwe kubaho ku bwanyu ahubwo uwanjye yabambanye kamere nirari
mbega iyo nkubonye unyibutsa ko nanjye nkwiye kubambwa. Impamvu utariho Yesu urambwira ngo hariya hasigaye kamere yawe nuyibambeho nawe. Amen, amen, amen. Umva nkubwire kugira ngo byumvikane. Petero yavuze iby'agakiza, aravuga ko yari we yatubyaje. Reka mvuge ngeraho ngera kuri ntatindayo. Petero wa mbere kuri 22 aravuga ngo uwo nguwo ngo ni watubyaje imbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana yaduhaye kuvuka ubwa kabiri. Arabivuga ku murongo wa 2 ibice bibiri. Aravuga ati bene data ni mumwegere rero uwo ngomba abwira niwe buye, mumwegere hararyoshye. Ati niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, ndabazi neza, ni mumwegere. Burya biragatsindwa kubwira umuntu kubera aho Yesu atarasogongeye. Urarushwa n'ubusa. Hari abantu abaturage kera mu cyaro, urabizi Flori, ngo yajyaga ajya mu isoko ngo agasogongera ibigagi byose byo mu isoko. Ngo hari umugabo yavuze ngo ngiwe nibangira burugumesitiri ngo ikintu uzakora ngo nzasogongera ibigagi byose byo mu isoko. Baburu nibo basoreshaga kera. Ati nimuba rero ibigagi biragatoye. Uzi impamvu? Yabinyoyeho. Ahubwo afite ingorane zo kuvuga ngo nzakuraho amafaranga yo kubigura. Yesu ni umusogongera. Koko nakuryohera, koko urukundo rwe rugera ku mutima, nta kabuza uzajya wicara uvuge ngo turi mu makosa arenze ayandi makosa, dukwiye gutangaza iyi nkuru nziza. Uzajya uvuga ati ngewe ndariye inzara konzi uko ibabaza, mbega ibyaha konzi ko bivuna, ubwoba bwo kurimbuka konzi ko bubabaza, mbega bari hariya bo babayeho bate. Nta kabuza iyo nkuru nziza ntuzayiceceka. Amen. Kubwanjye rero ndongera nkakubaza, koko wahuye na Yesu? Koko wahuye na Yesu? Koko Yesu mwarahuye? Pe mwarahuye? Urumva Yesu waramuhishuriwe? Urumva Yesu waramumenye? Urumva koko yaragukozeho? Wimubera indyarya, mubwiza ukuri ku mutima. Mubwiza ukuri ku mutima. Mbwira ati Yesu nyihishurira basi, urukundo rwawe ndumenye, nanjye runtwike nkuko njya mbona abandi batwika. Urukundo rwawe. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Imana himbazwe ko njya mbona abantu twakuranye nka Flori, twakuranye. Urabona we ndibaza ko hari igihe ajya mvuga nkavuga nkumva nambwira nti uretse nanjye nkuvuge bana. Uriya muvandimwe, uriya urukundo rwa Yesu rwamugezemo. Uriya nejo narimo musaraza ko byo namusaraga simbivuga. Avuga ibyanditswe mu bifaransa, arazi ibifaransa byinshi. Ubwo rero Yesu yamugezemo ati no, Bibiliya ivuga gutya, ariko ajya kwivuga ibinyarwanda bikanga, agatangira akavuga ibifaransa. Nanjye nabo nkavuga ariko uyu mwana nuwa hehe. Kumbe Yesu yagize gute? Yamugezemo. Yesu yakugezemo. Urukundo rwe n'urusogongera, nta kabuza uzamuberaho. Numenye inyungu iri muri we, nta kabuza uzamuberaho. Ntabwo bambifitiye. Uzi umukobwa wari mu rukundo, wabaye mu rukundo, shera aramubwira ngo ndaje, asimbuka muri dushe nk'umurabyo. Mu kanya ugasanga na make up iriho ameza atya. N'ikimenyimenyi muhora muturega twebwe abagabo, muturega buri munsi, ukajya unyura imbere ukongera ukanyuraho, hamara kanya wabona ntacyo bikubwiye ugaturika noneho. Ariko sheri ubu ntabwo wabonye ibisuko nisutse. Uzi impamvu? Niwe wabisukiye. Ngiyo tutabibonye afasari yakuyogoshesha marinks. Ukajya wambara ukajya imbere ye, ukajya utegereza ko akubwira ati wambaye akajipo keza, reka dara harise ari muri Manchester. Na ukajya unyuraho wigira gutya ariko wamara bikakurimbira atareko sheri ubu ntabwo wabibonye. Ubu ntabwo wabonye ko nambaye ijipo nshya kwera. Uzi kubera iki se ubundi ushaka bibona? Nuko umubereyeho. Ubereyeho we. Nabonye abagore 40 sinzi umubare bambwira ati nta kintu kibabaza nk'iyo wakoze ibyo ntabibone, uba wumva wabikuramo ukabijugunya. Kubera iki? Ati abandi bose bakabivuga we ntabibone, niwe wa mbere n'ukwiye kwibona. Kubera iki? Uramukunda. Na Yesu nta mpamvu yo kuvuga ngo mbara neza, nakugeramo uzabimanura. Uzabimanura Yesu nagera. Imana ibampera umugisha. Imana ibampera umugisha. Pastor ngwino ufashe nawe, ngwino ufashe. Imana ibaha umugisha. Yesu abagirire neza. Urukundo rwa Yesu
urukundo rwa Yesu Hallelujah. kumumenya kumuhindura inyungu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Amen.